Ombolenga Fitina Rayon Sport imufitiye se ubunebye amezi abiri kwa gatatu no kwa kane ahembwa miliyoni n'ibihumbi 300 bamyibuka neza kwa ubwo rero Ombolenga koza agashya ariko nijoro narahuye n'abakinyi ba Rayon barimo baganira ibi bintu bakubwira ati ni isoni pe ni isoni zo batari gukina atari mukamsi mwiza hagati nge rero reka nze nanjye nje inyuma yo kuta idose ntabwo ayirimo wenyine kuko byose indaro gutsinda nape na yamaperereza tumaze iminsi tuvuga ku buryo staff yari yafashe umwanzuro n'ikipe muri rusange ko uwitwa Ombolenga Fitina na Aimable Nsabimana batazasubira kuri Fede match ntago zije kubona 18 uwo mwanzuro warafashwe ejo rwose rero amakuru mfite yejo ava muri Rayon Sport nuko hari umuntu watanze Ombolenga na Aimable ko bafite hari ibyo bagizemo uruhare mu mitegurire match ya mbere bw'ubugambanirize yego kugambanira arabe bahamiriza hiti kwaseka barangije bafata umwanzuro ko Rayon Sport ibyo ni Ombolenga Fitina ntibijya bibura urumva ni bageze muri bane ariko abo bandi harimo Ombolenga Fitina Aimable Nsabimana ongeraho umukinyi witwa Iraguha Aji birashoboka cyane ko utazongera kumubona kuri Fede match ya Rayon Sport ariko kwikubitiro bose kandi n'abanyarwanda izakisha abanyamahanga kwikubitiro abo bahise bavuga ne Aimable Nsabimana na Ombolenga Fitina ko batazasubira kuri Fede match ibi nibi biva mu ikipe ya Rayon Sport aha rero impamvu mise nibaza ibyo bintu bambwiraga ejo nkabyima amatwi bifite aho bihuriye no kwandika kwa Ombolenga kuko Ombolenga ibyo bije binakurikira kuba Ombolenga ibi byameza birari nabyo yaregera usibye ko n'umukinnyi w'umunyarwanda upfa kujya muri FIFA byoroshye buriya kurega ikipe yo mu gihugu cye nta mwene gihugu ujya kurega club ye mu buryo bworoshye umunyura muri Ferwafa bakabunga ibyo by'imishahara kubera iki Ombolenga bikoze abizi neza ko Rayon Sport irimo gutegura ukwezi kumwe ko kubahemba kuko irahita ibahemba kumwe bivuze ngo iyo baruwa ya mategeko ya FIFA y'amezi abiri acunze amezi abiri yuzuye aravuga tereka ntanguranwe batarahemba ntabwo yuzuye ubu yuzuye le 5 kuki atanguranwa ubu hashize iminsi ibiri yuzuye kuki atanguranwa Ombolenga yasinye imyaka ibiri muri Rayon Sport ubwo yarasigaje umwaka umwe Aimable wanabyumva we kubera n'imaze iminsi bivugwa aramutse ananditse wavuga uti nubundi sezo yararangiye uko abibona ntabwo bazamwongera kandi biragaragara rwose Aimable Nsabimana afite amasezerano y'imyaka ibiri ntabwo yari yongereye umwe reka barabyanze Rayon Sport niyo yabyanze Aimable yashakaga umwaka umwe nawe afite ibiri afite imyaka ibiri Aimable Nsabimana we na Sefu bafite umwe Sefu niwe ufite umwaka umwe none Sefu we ahubwo nire yashakaga umwaka umwe Sefu arabyanga bakeve bamugira inama ngo ati Sefu wasinye ibiri none nawe kongera kumurimo ubaye securize kongera bishobora kuba ikibazo Aimable ibyo rero byageze no mu bakinnyi ayo makuru Ombolenga birumvikana we na Aimable ko bashobora kuba babonye nabo ko ari ikibazo nibyo ngibyo byo kutajya kuri Fede match ntabwo ari ukuvuga ngo nuko utajya muri 11 nuko utajya kuri Fede match ariko ibyo ngo bikaba byarakozwe kubera ko nubundi batari bishimiye ukudakina aba bataha natwe reka dushyire hanze yaba amabanga yo gutegura match ya derby ABCD byose wabishyira hanze nuko babishyize hanze uwo muntu niwe wabivuze ubundi se Ephraim ukiguje byo kutishimira gukina Ombolenga arashaka gukina ko twabonye imikino heruka gukina uko yitwaraga serimo kuko ari maramurusha arashaka gukina ati ida buriya Aimable bakusakoze kuri Marine ko ariwe yakwicaje no mu bavetera reka mfata urugero rwaho ngaho haba hari umuntu ufite ibirijana utagenda akwimukuye marababara nta mukinnyi ujya wemera ko ari umuswa cyangwa se ko yasubiye inyuma umukinnyi umukuramo ubona yananiwe ubona ururimi rwabaye karavate
ariko akaburana ngo kubera iki munkuyemo. Denzel Dumfries yari ameze nijoro. Denzel yageze hararuha yenda gupfa. None rero umukinnyi yemera, nta mukinnyi ujya wemera ko yananiwe. Ariko kuvuga ngo Ombolenga ngo yabyemera ngo simeze neza, ngo wamuganire kanjye hanze, oya kireka wenda nk'umuntu yizera nka mukuru we Sibomana Abuba amwicaje akamubwira ati ntabwo umeze neza, kora ongera witekerezeho, benshi yawe ifite ukuri. Uyu mwuka mubi ukanagira isano mu kintu cyitwa discours interne mu bakinnyi. Uriya ngo Ombolenga na Aimable n'abakinnyi bafite ijambo kuri bagenzi babo, bari muri babantu ngo baza bakavuga bati uyu munsi nidukore tize, nibataduha ibi ngibi ntitubigenze gute. Umukinnyi azi umwaka we wa mbere mu ikipe akagira ijambo muri ekipe gute? N'umukinnyi mukuru Ombolenga niwe mukinnyi ufite experience kurusha abandi bose. None se niyo yasangamo Roger amazemo imyaka ine yamugiraho ijambo. Roger yafata ijambo muri Rayon Sport. Ombolenga n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu imazemo imyaka 10 wenda ashobora kumwereka aho vestiaire ziri zo mu Nzove. Batanye no kugira ijambo ku mutoza kugeza babwiye nyine ngo mwishyushye bakanga. Birakomeye we. Ariko nanone nge ndimo ndibaza ibintu bigeze muri 2 cyangwa 3 bizarangira ryari kuri Rayon Sport, kuko ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Ni ikibazo cya mikoro, umunsi amikoro byarabaye. Ufite umudefenseur uhembwa miliyoni 30, uhembwa miliyoni n'igice, waguzwe 30, waguzwe 40, payroll wayizamuye abakinnyi 33 biki, ugasanga harimo n'umukinnyi utarakina match nimwe kandi uhemba. Kubera iki? Kubera iki biba sezo imwe ebyiri n'aba bana 5? Ni benshi. Rayon Sport bagenda iyo batajyanye imodoka ebyiri bagenda bakikiranye, ntabwo bakwira muri Coaster. Bikaba uyu munsi ugasanga tugiye gutangira shampiyona mu kwa 6 mu kwa 8, ukabana Rayon Sport yujuje imyanya 28 muri fazari. Nta zindi match zijya zibamo kuko ntabwo uzasohoka, igikombe cy'amahoro ntikizakinwa, ziba ari match 15 gusa za shampiyona muri fazari. Mu kwa mbere ufite undi mwanya wo gushyiramo. Kubera icyo utagira abakinnyi bake, usko fazara abakinnyi 22 bayikina, ariko ugasanga bakusanyije icyo ni kimwe, kutajera umwanya, kutajera iyo payroll ngo ugire plan. Ibyo bintu bizarangira ryari ko ari byo twe tubibona mu mpera za sezo, ariko ubundi biba byatangiranye na sezo, bijyana na budgeting. Ikindi ba petit frère bakinnyi b'Abanyarwanda ko tubona abari bageze igihe cyo kuyobora abandi ari mwe murimo mwica umupira, bigenze bite? Ni murimo musunikira aba president b'amaklub kongera gusaba ko umubare w'abanyamahanga wiyongera, ko abakinnyi b'Abanyarwanda baracyari ball, baracyari imari ku isoko, baracyafite umubare wa 6 5 uracyazonga aba president b'ama equipe cyane. President wa equipe ajya kurakara ariko akavuga ati uriya mubare w'abanyamahanga 6-5 niwe washyize Haji mu kibuga kuri match ya Perinari. Iyo bitaba ibyo ntabwo byari bukunde. Hari abakinnyi benshi bakina kubera iyo mpamvu. Bizarangira biti ugasanga umudefenseur mwiza abantu babonamo karite, Aimable Nsabimana Makwikwira Mose bamwisera Mose, abivuzweho muri polisi ntiyamugura, abivuzweho muri Kiyovu ntiyamugura, yaramuzinutswe. Rayon Sport nayo nagumamo n'umwaka sindimo mbibona. Aperi sizamugura, Aperi ntiyamugura, Adira mwirukana murabyibuka Inyamirambo nabi. Ugasanga utwo tuntu ntabwo ari mareba kazike, kandi n'umukinnyi mwiza karitira garagara, n'umukinnyi uhamagarwa muri national, ariko ura predicting ukavuga uti uyu nguyu national nivo azahita yicara joro nkenye akazicara koko, ukavuga uti arimo aritanga gutya, arimo arakora byose kugira ngo abone ikola pitch. Turabivuga bakarakara nivamo akavuga ngo navunitse, ariko n'abaganga bakabikubwira. Muri polisi hari umuntu twaganeye muri polisi habati ibi bintu Rayon Sport ivuga ngo yashaka igikombe tifite Aimable ati bazamubona muri match zanyu. Umuntu muri polisi arabimbwira ati twebwe si twe twabonye agenda, umuntu wo muri Kiyovu arabimbwira. Byose urabiteranya wagera nanga yo polisi Kiyovu zose zifite ikibazo ntabwo cyo kiri kuri ayo ma equipe, cyo kiri ku mukinnyi nyirizina. Bizarangira bite? Ikindi Ferwafa
ni mwite kuri development nta n'ikindi kintu kiri kubitera umuntu aragenda akitwa sefa akizengurukaho ari wo washakisha abakinnyi batatu bamurusha bato oye kumurusha byibuza waha umwanya wo gukina akazamera nkawe uko wareba ukabona Rayon Sport ntiyagura Migi ariko byibura yafashe sefu imushyiramo imuha imyaka yo gukina agera arafatiye ngenge mbabwira ni aba baho kwibakina kubera ari mu Rwanda aba ba Piero bose bakina kubera ari mu Rwanda ariko n'abayobozi b'amakipe niba hari bazabitegeka abatoza bentroduiza abana bato hari abakinnyi bakiri bato ahubwo ugasanga abatoza baratinya kubaha umwanya babintroducing batangire bakine kubona ranking mu Rwanda dutangira kuyireba kuri journée ya kabiri reka Aperi ngo yabaye ya nyuma itaranakina bakayirankinga bikabi pressure iva no mu buyobozi naho nta mwanya w'amakosa mu Rwanda dufite ikipe ya Kiyovu Sport yego wenda harimo n'ubutabazi ariko murabona akazi aba bana b'intare bayikoreye muri phase reto aba bana yitwa ba René ba Nio David uyu mukinyi wa Kiyovu witwa ukina ku 9 witwa Daris Mutunzi uyu mwana wagasoje ukina muri Axe witwa Alex bahaye umwanya none se ubwo bayemera ntibagikina ibintu bugingo amazi iminsi akora abo ba Fabrice abo ba Jesus umusaruro haje arimo hareyo Jesus wamunanira ntago wamunanira yabonye match za Bugesera muha umwana witwa Varuwa wo hagati akina umupira yavuye mu bato bayo ikibazo uwo mwana afite metero 190 na kangahe azi gukina gatandatu cyane amakipe bafite abakinyi bato atinya kubentroducing baratinya kandi ugasanga iyo minota 45 hari ingero Jesus yashoboraga kuyikina kana bigatanga umusaruro muribuka Jesus muri pre-season Etincelle ifite umwana muto yacenze amakipe ya hari ingero zaho byakozwe bigatanga Pierre uyu mwana wo muri Aperi uyu munyezamu Pierre mu byangombwa afite imyaka 22 reka dufate wenda afite nka 25 sibyo wenda yabeshye 3 da ariko Pierre amaze imyaka 5 muri Aperi akina ayihaye ibikombe ayihaye ibikombe bitatu ari titulaire muri Aperi sibyo ese oya nese mbere ye hakinaga nde Rwabugiri ndamwibutse Omar bura yahaye igikombe Pierre itajyaho Pierre afite ibikombe bitatu yihaye bitatu Aperi twaye champion y'uyu mwaka cyaba kibaye cyane sibyo none so umwe n'ufatara mu amahirwe ari muto akayabyaza umusaruro agakina Babuduru umwana wo muri mukuru kunari gukina muri Axe neza uyiri gukina na Rushema Chris ishimwe Abdul wese wavuze na Abdul mukuru Abdul Rwatubyaye bajya kumuha amahirwe muri Aperi bwo ntiyari umwana abatoza batinyuka bentroducing abana bato bakiri bahabana umwanya bikinira niba abakinyi bakuru abatoza babanebwe barabareba kuko niba abatoza ba Abdul yanyuraga ku mwana hano kuri tara ukasanga aramuzamuye ariko twebwe abatoza dufite n'uwafite kumuha iminota 30 20 kandi ugahereza wa wundi umazemo igihe wandi washizemo udafite ubushake bwo gushiramo nagabara gushiramo akaza kagutsindisha cyangwa se udafite ubushake izo ni solution abo ba president izo za Rayon Sport abo ba KNC ni mwirebe ikintu bita budgeting ni mwirebe mu planning season uvuga uti ni haya amezi yo kugera mu kwa mbere champion itangira mu kwa 8 kugera mu kwa mbere mfite abakinyi 24 mu kwa mbere ni project nkabona ayo mezi yanda nasigaye bigendanye nuko bakinnye fazari ndongera mu mwe cyangwa babiri narebye neza